Gadi. Ya, urekeze. Ko usanze ugiye mwana. Naje kureba nyine. Udushya tuwese. Gusa naguzi ko amanota yasohotse mwana. Yapu. Pega urate. Ibyo ndabizi ariko nabuze umuntu yandebera shaho. Yampaye nka data twatarabi. Umuntu uturiye kwa muganga ari wifi. Ubu wabuze kujye tugenda ngo mwana tujye kureba abantu babari kuri ifi baturebera amanota. Ubusa wabura umuntu kureba amanota kuri ifi. Okay yapu. Aho ni sawa n'ubundi. Nubi naye ngiye kwitembera ahubwo ku gatekerezo n'inyamibwa muhungu wanjye. Tugereyo mwana tugende turebe umuntu waturebera amanota nyine kuri ifi. Tugende ariko ngiye namaze kumva ngo ikigo cyacu abantu benshi batsinzwe sinzi ikibazo. Ngenda bize naratsinze. Ako naratsinze. Sawa tugende turebe. Wase watsinze? Hawe ni ibintu byanyu. Vuga. Ngiye ukuntu nakoze neza se nabura gutsinda. Aha bamba. Ngiye naratsinze mwana. Nose ngiye nakubwiye ngo ari ku kigo cyacu ngiye umuntu wa mbere wose bose. Ngiye kujya ngo ndakubeshye rero. Haga uziko akiri. Numva gubeshye. Uziko umuntu umugabo ufite umutwe warawuke nakifata ngakubeshye koko. Uziko hari umuntu wari wambwiye ngo ngaraca 500 shaka. Yanywera rero. Undebe. Bare bose bari kuya amanota buri. Bamba. Tugende rwose. Njye naratsinze ariko bye. Simon wabwira umusita ko turebera. Akari ngo yaradufasha gusa yumva twajya kuri ko. Akareka nabyo. Sista gifashe bite? Umuntu atabyumva se. Sista. Navuze icyo mushaka mukagira. Rebe amanota. Rebe amanota. Nta mwanya mfite. Mani na mureke n'ukuri kuntera. Ese we ntabwo wakoze ikizami. Oya. Mubyiwe rero nawe. Ese telefone ufite telefone ese turi kuri. Kumbaza mfite uburenganzira bwo kuguha ukareba. No ndabyara. Wadutije se basi tukirebe. Nese reka mbabaza. Kuri ino phone njya kuyigura nakukishije nawe. Hari n'icyo nawe ugesiyaho. Mumbabariye cyane. Mwashaka mukagenda. Abakobwa barabwira ngo narumenye. Buri gihe tujye kureba umwana. Ako se aba izameneka. Iyo se ni televiziyo. Tema wowe gusa. Buri gihe mani bo twigendera umukobwa ubona ari wo wanyuma wo kureba amanota. Ifikiye abantu. Bo tugende mwana. Kwigendera makuru umukobwa afite umushyo twamenye ko wawe. Urayabonye rero Mfite yacu. Babu tipu square turebera. Babu tipu nawe ari umushyo afite. Basema. Reka tugiyorere aka service nashaka kundebera nyine waje ukuntu mariko. Rero byakunda mbwira nje tugiye. Mwana wundi ngo waturebe waje ugira umutima. Acha nabwiye. Yabaye nka data twakara. Ubiseka kubite cyo kwa cucu. Amano unyurushi cya kiginga kinguye. Mukomba. Yanamenye impamvu batari kutwereka amanota. Uzarumbutse nge nabibonye. Turi kugenda tudatuje. Kamwereka. Ako gaga wetonze banza nkubwira ikintu mbonye. Ikintu mbonye bari kudukubitira. Turi kugenda nabi. Turi kugenda nabi. Reka tugende dutuje. Turatuza gute? Ugiye kujya kuwawe nanjye ngiye kuwanjye. Kamwereka. Tubanze ku muntu dutuje twese. Umwereka ari wanyu. Dutuje. Nevuye. Se wankubise. Imana ndakura mbi utabaje. Konga cyane. Ako subwo. Nima kugiriye umukana mu bicyo. Mwana muto. Mureke mbasaba ikintu. Mbere mucinguka imbere kuko muri kuntera icyugazi. Ntacyo numva muvuga kandi. Urabona mwahereye. Ase mwana wa mukobwa wenda kudukuramo amaso. Utumari. Oya mwana ntago meze nk'umwana ariko nuko wenda tugiye kimeze kuri. Ako nabikubwiye ngo turi kugenda nabi. Uretse tukigira kubandi buri muntu akajya ku. Yenyeze nasubire bwari. Irimo? Imwe gusa. Nabyanga. Umukobwa ashobora kuba afite n'imbaraga yagukubita nk'urusyo.
kabuze cya gihumbi. Bose insista wacu mbase wacu bagira ngo bimere bite ntabwo suhuzaga ariko turebera amanota murebera amanota se amanota yawe njya mfite akahe kamaro ku buryo nshobora kuva mu byanjye nkajya kureba amanota yawe yego amana gusa wamubwiye neza nawe ushaka ko nkurebera amanota surumba nshaka undebera sundi ubwo abantu musa mutyo murabona mwatsinda se mwajya kwiha mu kihe kintu cyore njye naratsinze njyewe uretse ko nshaka kumenya ikigo banyohereje naratsinze none uje kureba iki ubu uyu munsi ikigo banyohereje ngo ngeze ko natsinze njye mfite ikibazo cyo byihorere niba utabishaka ngeze ko natsinze gatumuka mva imbere ariko mana yanjye mbega umukobwa w'inshinzi iyo udashyiramo icyo kintu kibyibushye gutyo cyo gutumuka ntabwo mba ngiye neza navuze ngo tumuka na mugenzi wawe kandi n'umusizi yampaye nka data ariko buri gihe umunsi wahariwe umunsi wo kurakara umenya uyu munsi warahariwe wo kurakara muri abantu bose barakaye umunsi wiyayamaye ikigo ako wiwe nafiteyo mba mwibwiriye umva rero buregeye ngo utsinde system reka kunya gusubira ku bantu bameze ese sinabikubwiye kuva kare ubundi wowe noneho ureka ukuntu ugiye kugenda sibyo banza wowe uri no kubitera umwaka umbana wanatsinze turaba tureba njye ntsindwa njye uza amanota nabonye njye naratsinze uretse ko nshaka kureba ikigo wanyoherejeho wowe sha tugende umva se oya ibikorwa birivugira tugende reka buri muntu wese ajye ku muntu buri muntu agiye kuwe ariko uriya mukobwa si mujya kwa mukobwa avuga nabi oya dushaka abantu bifize gira abantu benshi amafaranga yo gushika iriya leta tugende rero tureke gutinda buri wese ajye ku muntu twagiye njye nagiye wowe giye cyariye nese turacana urajya ahantu hamwe agenda hariya n'ubundi kigenze n'ukuri bumwere wabonye ubusoza mbere njye arabwira undi cyane njye se ko natsinze njye naratsinze ahubwo genda se njye naratsinze njye ngiye kwirebera uwanjye Hamagara Fresh. Salamu. Ndabiteze. Sawa. Fresh. Aje kuri amanota nawe se ko muri kwiga utuntu dukomeye twabironye. Kandi narangije kwiga kera. Wandemye amanota se kari yone. Mpamvu narinje hano. Nawe ushoje kwiga ejo bundi? Njye narasoje nakoze ikizamini nanatsinze. Ndagira ngo ndebere gusa ikigo banyohereje ndabizi ko natsinze. Njye naratsinze rwose ndabizi. Amazina yawe ni ngoki? Mugisha. Gasopari. Cya GS Ruhunde. Sigara Fresh kuko warize. Narize. Koko. Ese niba warize iyo bagiye kureba amanota babanza kubaza amazina. Byose mba nyiri. Ntabwo babanza kubareba amazina. Cyo kwa ndabibonye niba washawe. Warize ariko ni hafi ya nabyo. Muhize mwihe. Undi ibyo bigambo bibi bipfuye koko. Kandi uje nsaba serivisi. Wibirakarira ngo njye mba nkunda kwiganirira naho ikigo nigaga naho barabizi gusa nyine hari ukuntu umubyeyi agurisha inka akarihirira iyindi hari igihe nawe ujya kubyarira ariko nyine mba nivugira pe. Ngo rero Petit Frere niba ari na Gaspari genda so wigishije umwana w'umuhanga bari gukoresha mba nivugira ntabwo se ku buryo wavuga unsesereza. oya ndisubiye Garafure urumva nongeye amanota ngambwira harya babigenza bate Gaspari nizo nakiremo kode yanjye hanyuma uhita undebera ifi yavuye ntabwo yavuye iracyari wowe nawe ntabwo ureba ahubwo ushaka connection zabuze usa ubona bifiri ibyo yavuye ntari ndi kuguseka ngira ngo na samani ko mbona izi connection ziri kundaburiza cyo zirakundara kandi nashaka kwirebera ikigo nkahita nicomokera
ikigo se nicyo ushaka cyangwa ushaka amanota byakunze se gadi we shaka connection nyizandaburije hano Professor Zane je natsinze mwana banyereje ahantu ngo bita irurindo hari connection zagarutse hangiye kabandi nge naratsinze na rimwe Professor zaje ndebe no mu jamatoye ni batsinze yanjye nakiramo tonde ngo rwaje kubadesura ushaka kwishyiramo kabiri tonde ngo Gaspard Gaspard wabonye 6 kare ntabwo byakunda uyu si wowe atandatu musomo rimwe ngene se twasere wabonye 6 nge nabonye 6 murebere Gaspard cyangwa n'undi Gaspard kandi telefone y'umutipe birebana aho uvuye se kubyare bimeze nuko nguko dore nanjye nuko nabonye ngiye nagize kandi narakoze examen n'umuntu wari unyicaye inyuma nje w'umukopera ubwo nawe yaratsinzwe mba aha wakamye ikimasa sha bakareka ngende se turaserera aho ya baba ubwo nayo nzi ko ndi kumwe n'umugabo kumbi n'imbwa yigendera n'umugabo nayo ntabwo nyibaye inshuti nkawe sa bureke ubushuti bwanjye nawe burangiye aha ngaha urimo rero karakavuga kari kwivugika kuri iwabo abatindi nyakujya iyo bagiye kujya no kubaza Imana kugira ngo bajye motora se kazayikura kajyamira igitangara uvuze ibikoresho bararara bibinguriye ubu ngubu mubwira ibikoresho nibabwira ko natsinze birarara mu rugo ubona yu anga arumbi iwanyu wakibwa igihagararo cyawe koko umirwa mubyeyi nuko urayibonye nyine itahanye kuriya muntu ureshya nk'ijya gatsinda wari umusore w'akaga gusa njye narabishaka ko bimeze abana bo nababwiye ngo bajye basasira urutoki aka gacupa kaba gashyizemo abana batabona ko nakanyweye muto yewe muto nakavuga idahiye enda hano ayiwe gada ari he ntabwo yaza n'igihe agendeye ariko watetse natetse aha zana umwana wawe ayiwe so muri hariya hari n'icyo kunywa hajya amazi yesu nazareti yewe tatuye mana egera amaboko koko umunaniro wowe kurakuza imbyina uri kubyina iki natsinze rero muto byishimo ni byinshi muto tari ibyo kujya hano sha nizana nifite mvimbere sigera vuba sikuru umwasa amasha nkwiye gutsinda kuko aho kugira ngo nyereke ibyishimo nanjye nishimye ngo natsinze nagize amanota meza mutoni wanza n'ibyo kurya ukareka uyu mwasa muri hano watsinze wafashe igihugu se urukira mu mupira w'amaguru se mbere ko mwatsinze ibitego ko mpfa nape nta n'isoni yego mwana yego mwana yego sha wajya umera nk'uyu mukobwa Nese Gabi none se nawe watsinze ntatsinze sha none nyumvira papa ibintu bari kuzango ndi umwasama n'amanota meza mfite tabinzana hakunze wamaze gukosa hani utonde uri imbere yanjye se imbere se genda utsinda ibiki ibyo ntabwo mbyumva ho niba muco bakwigishije ku ishuri papa ibyo ngiye ntabwo mbyumva icyo nshaka ndashaka amatora nshyashya ibikoresho bishyashya nkajya ku ishuri ibindi ukumbwira ntawe ndi kubyumva rwose bana wa reba ngo matora nararagaho ariko umbwira aha ngaha si matora ushaka niyo matera yacu matera imbere zuzuye muri uyu musambi koko papa mugende basha ko njye nawe yaragaho se mutongo nyine natsinze nuko ngiye ku ishuri nuko nyine ukorera umusambi ugenda